the testimony of this kandi mbakumbuje kuzaza kumva ubuhamya bwa Nicole. And I welcome you to come and listen to Nicole's testimony. Ni bangahe bakeneye kumva ijambo ry'Imana no kumva ubuhamya? How many are ready to listen to the word of God? That's the testimony. Munyemerere aka kanya rero Allow me this moment duhuze amashyi yacu with our hand claps. twakire Evangelist William aze adusangije Let us ijambo. welcome Evangelist William to come and share the word. Hello, good evening. Mwiriwe, Thank you so much, Pastor, for inviting us here. urakoze We so mushumba kuduha appreciate ikaze it. hano. It's so good not only to be here in Rwanda, but to also be in the house of the Lord. Ni byiza cyane kuba mu Rwanda ariko cyane cyane kuba mu nzu y'Imana. It's an honor anytime I get a chance to speak. Ni iby'agaciro igihe cyose mbonye umwanya wo kuvugana n'abantu. I was going through my suitcase this morning because I know many people dress up to come to church. Nari ndimo njya mu ivarisi yanjye kubera ko nzi ko abantu benshi bajya bitegura kwambara mu gihe baza mu itorero, And I was planning on it. kandi koko nari ndimo mbitegura. This is how we dress in America. Ubu nibwo buryo twambaramo muri Amerika. But I paused on this shirt that I have that says freedom. Naje kugwa kuri uyu mupira wanditseho freedom cyangwa kubohoka. And the Lord said, that's the one, come as you are. Today I come to you free in Jesus. Ubwo nibwo buryo n'Imana irimo ivugamo ngwino kuri Yesu kuri. So don't focus on my jeans, focus on the freedom. Ntimuze kwita ku ipantaro nambaye, ahubwo muze kwita kuri uwo mudendezo nambaye hejuru. But I wasn't always free. I accepted Jesus as my Savior as a little girl, but I wasn't living a life of freedom. Anakire Yesu nkiri umukobwa muto ariko ntabwo nari mbayeho ubuzima bw'umudendezo. So tonight I'm going to take you way back to my childhood and journey with you all the way till today. Today I'm 44 years old. Uyu munsi ndaza kubakoresha urugendo rwanjye kuva mu bwana kugeza uyu munsi nujuje imyaka 40. 44. I'm blessed to have a husband who stays home and works and takes care of the children and allows me to travel over here and minister the word of God. Nahawe umugisha mfite umugabo aguma mu rugo akita ku bana, nkashobora kuba nagenda nkakora umurimo w'Imana. We have 3 children. We have a daughter, Isabel, who is 22 years old. Dufite abana batatu, dufite umukobwa umukuru ufite imyaka 22. Yes. We have a daughter, Victoria, who is 20 years old. Dufite n'undi mukobwa witwa Victoria ufite imyaka 20. And we have a son, Caleb, who is 15 years old. Ndetse n'umuhungu ufite imyaka 13. We have 4 dogs and probably about 20 chickens. Dufite imbwa enye ndetse n'inkoko nka 20. That's just extra for y'all. Ibyo ni ibirenzeho. So one of the first things that really surprised me whenever I came to Rwanda, I came to Rwanda in 2012, and I've probably been here maybe 10 to 12 different times. Naje hano mu Rwanda kera mu 2012 nje hano nk'inshuro 10. I actually came on a university trip. It wasn't a mission trip. I was working on my master's in organizational leadership. Naje hano kuri mission yari ya kaminuza y'ishuri. I had partnered with an organization that worked with street kids, and throughout the semester, we worked together via email, and then the end of the class culminated with a 2-week trip here in Rwanda so that we could work face-to-face with the organization. Nakoranaga n'umushinga wajya gukorana n'abana kuri abana bo ku muhanda. And oh yes. Okay, yes. I get going and talk fast. Arihuta cyane. That's an American issue. Ubwo no buryo bwo muri Amerika. So my apologies. All right. My first trip, I started going around and I was sharing my testimony. Inshuro ya mbere nza hano natangiraga nsangiza abantu buhamya. And I was shocked about some of the things that
didn't think Satan attacked white people, only black people. abantu bibwiraga ko satani adashobora gutera abazungu atera abirabura gusa. And what I saw was whenever I shared my testimony, freedom happened. Because when we think that we're all alone, the enemy can hold us in that bondage. igihe cyose nasangizaga abantu ubuhamya bwanjye mbabwira ukuntu satani imana yambohoye. And as I shared, people began to weep when they realized that it's one world. We're all children of God and we all get attacked by the enemy. ubwo natangizaga gusangiza abantu ubuhamya abantu barabohokaga bakamenya ko n'abandi bantu bose ndetse n'abazungu abantu bashobora guterwa na satani. And the Lord has a plan for us to be completely free. It's right here. ndetse imana idufitiye umugambi yuko twese twabohoka biri mu ijambo ry'Imana. Hosea 4:6 says, "My people perish for a lack of knowledge." Hosea Bibiliya avuga ngo ubwoko bwanjye buzize kutamenya. Sometimes it's not that God doesn't answer our prayers. He's up there saying, "I've already given you the answer. You just have to seek it out." rimwe na rimwe hari igihe imana idasubiza amasengesho yacu ariko irimo itubwira ngo namaze gusubiza ibyo musaba byose. When I was a child, my mother divorced and she remarried. nkiri umwana mama yaje gutandukana na papa arongera ashaka undi mugabo. She married a man who ended up abusing me for 10 years. yaje gushaka umugabo wantoteje imyaka 10 yose. He abused me physically, mentally, emotionally, and sexually. yaje kuntoteza mu buryo bwose bufatika bw'amarangamutima ubwo ku mubiri n'uburyo bwose bushoboka. He yelled a lot at us. yakundaga gutongana. He threw things at us. agajugunya ibintu. He dragged me across the yard by my hair. akajya nkurura umusatsi. Not too much different than what some of you have experienced in your life, right? ntabwo bitandukanye cyane n'ibyo n'abandi mwese hano mwahuye nabyo mu buzima bwanyu. But we grew up in the home and we didn't think much about it. We just thought that was the normal way that people grow up. twakuriye muri urwo rugo ntabwo najyaga ntekereza ko ari ibintu bitandukanye, numvaga ko ari ibintu bisanzwe nk'iby'abandi bose. We didn't like it when it was happening, but it was our normal. ntabwo nabikundaga igihe byambaga ariko nanone numvaga ari ibintu bisanzwe. When I was 18 years old, I started sharing stories about the house with some of my friends. ngize imyaka 18 natangiye gusangiza abantu ubuhamya bwanjye n'inshuti zanjye. They started saying, "That's not normal. You shouldn't have been treated that way." barambwira bati ibyo ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari ubwo buryo wari ukwiriye kuba ufatwamo. And that opened the door for a whole lot of demonic attack in my life. ibyo byaje gukingura umuryango wo kwatakwa cyane na satani mu buzima bwanjye. I started getting very angry. ntangira kurakara cyane. I had a lot of unforgiveness, ngira kutababarira kwinshi mu mutima, which turned to bitterness. biza kuvamo busharire. I had this sense of entitlement that I should have had a better childhood, the childhood that I thought that I actually had. naje gutangira kwibwira cyangwa kugira ibintu by'icyana kuba mu bwana bubi ntari nkwiriye kuba ndimo. I had so much chaos going on in my head. nari mfite akavuyo kenshi mu mutwe wanjye. I got to the point where I just wanted to die. nageze naho nibwiraga nifuza ko napfa. The summer I had graduated secondary, I had gone off to college. igihe nari ndangije segonderi ndimo njya kuri kaminuza. I went with the man who is now my husband, Sean. naje guhura n'umugabo uyu munsi niwe mugabo wanjye Sean. After that first semester, we moved up with his parents. They took me in. igihembwe cya mbere kirangiye tuza kujya kubana n'ababyeyi be. When I first started sharing this story, I was ministering to some street kids here that very first summer, and they said, "Oh, you were just like us. You were a street kid. You didn't have a home," because they heard the story that I was bouncing around trying to find a place to live. ubwo buhamya ntangira kubusangiza abana bo ku muhanda barambwiye bati umeze nkatwe natwe nawe ntabwo wagiraga aho uba. Which was surprising that an American would have to bounce around like that. kandi ibyo ni ibintu bitunguranye ko muri Amerika ntabwo abantu bakunze kubaho batyo. So Sean saw me before I had the realization that my life was not what I actually thought that it was. uwo mugabo wanjye yaje kumbona mbere ubuzima bwanjye butarambera nk'uko buri uyu munsi. He saw me after, and he saw me spiraling all the way down until I just wanted to die. yaje kumbona ameze gutyo ni muri ubwo buzima bubi kugeza naho nifuzaga gupfa. And he spoke directly to me and he said, "I don't like the person that you're becoming, and if you don't stop it,
I don't want to marry you anymore. I don't like who you're becoming. arambwira ati ntabwo ndimo nifuza umuntu uhinduka we kuko nutabishobora kubireka ntabwo nzashobora no kuba nakurongora. And when I first started telling people that, they said that was very mean of him. He should have been kinder to you. Mbisangije abantu barambwira bati uwo muntu arikunda cyane ntabwo yarakwiriye kukubwira ayo magambo. But no, that was exactly what I needed to hear. Ariko mu byukuri ayo magambo yambwiye niyo nari nkwiriye kumva. I got control of all of my emotions. Ntangira gukontorora amarangamutima yanjye yose. And I shoved them deep down on the inside. Nyigumishamo muri jewe. That's not a good thing to do, but at least I was able to function and move forward for a bit. Ibyo ntabwo byari ibintu byiza byo gukora ariko ibyo ni ibintu byiza bishobora kugufasha kuba wasikaho iminsi. I wasn't spewing my emotions all over the place. Ntabwo nasangizaga abantu amarangamutima yanjye. Something else happened Hari at ikintu about that kindi time. cyaje kuba. We went to see a movie in America. It's called Kiss the Girls. Twaje kujya kureba filime muri Amerika yitwa gutyo. And it's about this man who would kidnap girls from college campuses. Filime yavugaga ku muntu muri kaminuza wajyaga ushimuta abana b'abakobwa. He would take them out into the woods and he held them prisoner in this underground place. Akabafungirana ahantu mu buvumo. He kidnapped one woman. Aza gushimuta umwe mu bagore. She was down there for a couple days. Amumarana iminsi mike aho. And she was the first one to escape. Aba ari nawe muntu wa mbere waje gutoroka aho ngaho. Now me, in dealing with my trauma, I would lay in bed and cry all day and feel sorry for myself. Jewe nkanjye wari ufite uko iryo guhungabana. I watched this woman on TV and she had been through something so much worse than me. Naje kubona uyu mugore kuri televiziyo wabaye mu bintu bibi biruta ibyo naciyemo. She didn't go cry in her bed and feel sorry for herself. Ntago yariraga cyangwa ngo yumve yibabariye cyane. She stood right in front of a podium. Yahagararaga ku gatuti. Looked right into the news cameras. Akareba muri za kamera z'amakuru. And said, "I'm not afraid of you. We're coming after those girls. We will rescue them." Akavuga ngo ntagatinye bazaza gutabara abana b'abakobwa. And as I was watching that movie, I told the Lord, I said, I want to be like her. Ndimo ndeba iyo filime mbwira Imana ndabwira ni nanjye ndifuza kumera nk'uyu mudamu. I'm tired of feeling sorry for myself. I want to go rescue your people. Ndambiwe kujya niganyira cyangwa nigirira imbabazi gusa ahubwo ndashaka kugenda ngacungura abantu bawe. Use me to rescue your people. Mporesha kubohora abantu bawe. But I still had a lot of healing that I had to do. Ariko nari nyifite urugendo rwo gukira. So Sean and I ended up getting married and we started our family. Yewe na Shani wa mugabo twaje gusoza dushakanye. I dug into the Word of God. Ntangira kujya mu ijambo ry'Imana. And I started identifying things in myself that I didn't like. Ntangira kumenya ibintu mu buzima bwanjye ntakundaga. All that stuff that I had stuffed down on the inside, Bya bintu byose bibi nari naribitsemo. it would seep out at different times. Bitangira kugaruka mu gihe gitandukanye. If I would get stressed, maybe the anger would fly out. Iyo nagiraga stress umujinya warasohokaga. Maybe the chaos would surface at different times. Akavuyo nkagira akavuyo kenshi. I knew that I was still struggling and it had to be dealt with. Nari mbizi ko nkirimo guca mu bintu bitandukanye ngomba kurwana nabyo. I would read his word and I would say, Lord, your word says we're supposed to be this way. Nkajya nsoma ijambo ry'Imana nkabwira Imana ni Imana ijambo ryawe rivuga ko dukwiriye kumera dutya. But my life looks like this. Ariko ubuzima bwanjye bwo butandukanye n'ibi. You are not a God that lies. Uri Imana itabeshya. So the discrepancy has to be with me, not you. Akavuyo gakwiriye kuba kuri wowe ntago ari wowe. Show me what's wrong with me. Okwiriye kunyereka ikibazo mfite. Show me what's off with me. Okwiriye kunyereka ikintu kidakwiriye mfite. Search my heart. Shaka mu mutima wanjye. Take everything out of me that is not of you. Onkuremo buri kimwe cyose ntashyizwemo nawe. I want to be fully yours. Ndashaka kuba wawe byuzuye. I want to serve you in fullness and completeness. Ndashaka kugukorera mu buryo bwuzuye bukwiriye. I want to live my life fully serving you. Ndashaka kubaho ubuzima bugukorera bwuzuye bushyitse. I'm going to give you a scripture here. Ndenda kubaha icyanditswe hano. Psalm 139. Psalm 139. 39.
verse 23 and 24. zaburi 39. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way of the everlasting. zaburi 139. Arawadusomera. zaburi 139 umurongo wa 23. mana damuru wadufasha ukadusomera. zaburi 139 umurongo wa 23 ndetse n'uwa 24 haravuga ngo mana ndondora umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hariho inzira y'ibibi indimo, unshorere mu nzira y'iteka ryose. Amen. Okay. Next scripture, 1 John 1, yohana wa mbere igice cya mbere 9. umurongo wa 9. 1 John 1:9, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranuka, kutubabarira ibyaha byacu no kutwerezaho gukiranirwa kose, no kutwezaho gukiranuka kose. Sin isn't just I did something wrong today. icyaha ntabwo ari icyo ushoboye gusobanura uyu munsi And I need to repent. ukavuga uti nkeneye kwihana. It isn't, oh, I lied, I sinned, I need to repent. ni ukuvuga ngo wabeshye ukihana. Sin isn't just, oh, I stole something, I need to repent. icyaha ntabwo ari ukuvuga gusa ngo nibyo ikintu kanihane. That's part of it. ibyo ni bimwe mu bigize icyaha. But sin is the condition of our heart. ariko icyaha ni imiterere cyangwa n'ubuzima umutima wacu urimo. Sin is the parts of our hearts that are separated from God. icyaha ni cya gice cy'umutima wacu cyatandukanye n'Imana. They're the parts of our hearts that aren't fully serving God, but that are serving Satan instead. ni igice cy'umutima wacu kitarimo gukorera Imana ahubwo gikorera ikindi kintu. They're the parts of our hearts where, oh, here, I want to come to church and I want to praise and I want to pray, but then at night I'm tugged over here to go do these other things that are not of God. icyaha ni cya gihe umutima wawe wumva wari ukwiriye kuba urimo kuramya Imana uri mu rusengero, ariko noneho ukaza kubivamo ntuba ari byo ukora nimugoroba. So as I was asking God to show my heart and expose these things to me and identify them, then I would confess them and ask that he would fully take them away from me. igihe nari nimo mbaza Imana nyiyereka neza, narimo natura ibyo bintu mvugira Imana ibitware binkureho. As I learned about generational curses that are spoken about in Deuteronomy 28, ndimo niga kuri za karande zivugwa mu gutegeka kwa 2:29. I started examining the behaviors of my parents and my grandparents. natangiye kureba imyitwarire y'abararanze ababyeyi banjye ndetse n'abababyaye. And I told the Lord, no more, this stops with me. ndavuga ibi ntago bizongera birahagararira kuri jewe. We have to take a stand in those areas. We have to say no more. dukwiriye guhagarara aho hantu ukavuga uti ntago bikwiriye kongera kubaho. We have to say, Lord, teach us a new way. ukwiriye kuvuga uti Imana nyigisha inzira nshya. For generations, some of our families have been doing the same things over and over and over again. bamwe mu imiryango yacu yakomeje gukora ibintu bimwe, ikomeza kubikora cyane. Those are the areas of our generational line that Satan still has. iyo ni imwe mu nzira Satani agifite ku buzima bwacu. They're the parts we've given to him and we're allowing him to keep. icyo ni kimwe mu gice twamuhereje turakimuhanga kibike. It's time to go after those parts and take them back. iki ni igihe cyo kugira ngo ibyo bice wongere ubigaruze. Your generational line is not enemy territory. ikinyejana cyawe ntago cyangwa mu gihe cyawe ntago ari ahantu Satani akwiriye kugira ubutware.
It belongs to the kingdom of God, so go get them. ahubwo icyo gice cyawe kibarizwa ku Mana, ukwiriye kongera ukacyakira. Don't leave them in that underground lair. Ntabwo ukwiriye kugisiga aho ngaho hasi gusa, Set them free. ukwiriye kuhabohora. Start asking the Lord to search your heart and expose areas within you that the enemy still has captured. Ukwiriye gusaba Imana kugira ngo ishakishe mu mutima wawe, yerekane ibintu byose Satani agisa nk'aho afite. The Lord tells us to walk in fullness with him. He wouldn't tell us to walk in fullness if we could walk in parts with him. Imana iratubwira ngo tugendana nayo mu buryo bwuzuye, ntabwo ishaka ko tugendana nayo mu bice. He wants all of you. Irashaka wowe wese. And when you give him all of you, Iyo yihaye wese, he can do so many amazing things with your life. Imana yakora ibintu bitangaje n'ubuzima bwawe. Okay, we're going to move over to Hebrews 10. Ye gusoma Abaheburayo ibice 10. Because there is a belief that the enemy has sown into the world, Kubera ko hari imyizerere abantu bavuga ko Satani yaribibye mu isi, where believers think that once Jesus has forgiven them of their sins, they're always forgiven of their sins. ko bizera ko igihe Yesu yababariraga ibyaha byabo babariwe ibyaha byabo byose. So once they've accepted Jesus, then they can go and do whatever they want to do. Bizera ko mu gihe bakiriye Kristo ubu ngubu bagenda bagakora icyo bashaka cyose. Drink all they want to drink, Bakanywa icyo bifuza kunywa cyose. sleep around with whoever they want to sleep around with, Bakaryamana n'uwo bashaka kuryamana nawe. spew anger and hate wherever they want to spew it. Bakabiba urwango n'amacakubiri aho babiba hose. But God says something different. Ariko Imana iravuga ibitandukanye. Hebrews 10:26 is where we're starting. Abaheburayo 10:27. 10:26. Abaheburayo 10:26. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. I'm going to skip 28 and go to 29. How much more severely do you think a man deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified him, and who has insulted the Spirit of grace? For we know him who said, "It is mine to avenge, I will repay," and again the Lord will judge his people. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Murongo wa 27 n'uwa 29. niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba, gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Murongo wa 29. Nkanswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje, agahemura umwuka utanga ubuntu. Ntimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi, kuko tuzi uwavuze ati, guhora ni ukwanjye, ni njye uzitura, kandi ati, Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. Erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. I split when I'm working with people in one-on-one ministry. Iyo ndimo nkorana n'abantu, I split disobedience into two categories. njya ncamo kabiri kutumvira, ibice bibiri. Ignorant disobedience, where we just don't realize that what we're doing is wrong, or we're trapped by the enemy and we don't realize how to get out of disobedience. Hari igihe umuntu asuzugura, agira kwigomeka ariko atazi kubera ukutamenya. There's grace for that. Hari ubuntu kuri icyo ngicyo. This that we just read in Hebrews, I call that defiant disobedience. Ibyo dusomye hano mu Baheburayo, So church, we have to be careful of that. itorero dukwiriye kubyitondera. We can't spit in the face of God and expect him to cover our sins. Ntabwo twakora icyaha tukigendereye twibwire ko Imana izadutwikira muri icyo cyaha cyacu. We give the enemy access to our lives whenever we do that. Tuba turimo duhereza Satani inzira ku buzima bwacu. Okay.
So I'm going to move forward in my life. Over the years, the Lord was delivering me from all the things that held me. ngiye kujya ku buzima bwanjye aho imana yari itangiye kumbohora. In 2012 was my first trip to come to Rwanda. Mu bihumbi 2012 nirwo rugendo rwa mbere nakoze nza mu Rwanda. While I was here, the Lord knitted my heart to your country. Igihe nazaga hano mu Rwanda imana yari yabishyize ku mutima. If I didn't have a husband and kids waiting at home, I probably wouldn't have returned to America. Iyo ntaza kuba mfite umugabo n'abana ntabwo byarashobokaga kwenda ntari busubire muri Amerika. I love the pace of life here. Nakunze uburyo ubuzima bwanyu hano bugenda. It's very nice to get out of the American bubble. It's very nice to get out of the American bubble. Ni byiza ko wava muri Amerika. The fast-paced, busy life. Ugacika bwa buzima bwo kuba abantu bahuze cyane. So I began praying and asking the Lord what he wanted me to do. Nasenze Imana nyisaba icyo na ishaka ko nkora. At that time, he gave me a vision that I could understand, but he showed me an entire village of rescue and restoration. Muri icyo gihe narimo nsenga Imana inyereka icyaro cyuzuye abantu bo gufasha. I didn't really know the meaning of it that time, but I could understand that he gave me. Ibyo ntabwo nabisobanukirwaga muri icyo gihe ariko ndabisobanukirwa. So we started to do a little bit of work and a little bit of work at a time here. Dutangira gukora imirimo hano mike hano mu Rwanda. We also started doing ministry work in America. Ndetse dukora n'imirimo muri Amerika. But when I started, I told the Lord, if you are wanting me to start a ministry, mbwira Imana ariko Mana niba wifuza ko hari icyo ngukorera. I don't want to just do character development or behavior modification. Ntabwo nshaka gufasha abantu gusa ku mico. I want to see real transformation happen at a foundational level. Ahubwo ndashaka kubona abantu bahinduka mu buryo bw'ifatiro bukomeye. I don't want to just tell people Jesus can save you. I want to actually show them how Jesus can save them. Aravuga ati ntabwo nifuza kubwira abantu ngo Yesu yagukiza gusa ahubwo ndifuza no kubereka uburyo yagukizamo. I didn't even really know what I was praying at that time. Ntabwo nari nzi icyo ndimo nsengera muri icyo gihe. It was a prayer from the depths of my heart. Ryari isengesho ryaturukaga mu ndiba y'umutima wanjye. He had done such a work in me, but I couldn't even articulate what work he had done in me. Imana yari yarakoze umurimo mu buzima bwanjye ariko ntashobora kuwusobanura. So as the ministry started going and I continued praying into that prayer, Uwo murimo tuwutangiye nkomeza no gusenga. he started sending me people who were so afflicted and oppressed that I didn't even know how to explain what they were going through. Imana itangira kunyohereza abantu bari baraciye mu bintu bikomeye cyane ntashoboraga no gusobanura. I had to keep going to him for understanding. Nkomeza gusubira ku Mana kugira ngo ibyo mbisobanukirwe. I know it's a common understanding here in Africa that people and Christians can, I learned in the conference last week that a lot of people are shocked that Christians can have demons, but that demons even torment Christians. A lot of Christians in America don't believe that. Hari ikintu nize mu giterane cy'ubushize ko abantu bizera ko abakristo bataterwa n'abadayimoni ariko abanyamerika cyane nibo batabyizera ibyo ngibyo cyane. So he caught my attention by sending me people who were seeing them, hearing them, would shut down in fear because of them. People who had accepted Jesus as their Savior. And I didn't understand how that was even possible. We never heard about demons in church growing up. They never really talked about Satan in church growing up. My focus on my adult life was pretty much Jesus, Jesus, Jesus. Which it should be. But we also need to understand that we have a very live and active enemy that is working to destroy our lives. A very organized and strategic enemy that can run strategies down our generational lines. The more I learned, the more shocked I was. When militaries all over the world are preparing to go to battle,
They study their enemy, they learn their enemy, they know how their enemy fights. igihe cyose abasirikare barimo bifuza abasirikare bose ku isi bifuza kujya mu rugamba babanza kwiga uko umwanzi wabo ahagaze. They don't just pretend their enemy doesn't exist. Ntago bitwara nkaho bazi ko umwanzi wabo atariho. They're not tossed out into war without some kind of a plan and training. Ntago bapfa kwijugunya mu ntambara batariteguye batariteguye. They are very well equipped on how to defend their country. Baba biteguye neza mu buryo bwo kuburanira cyangwa guhagarara igihugu cyabo. Which made me reflect on my own upbringing in the church. Ibyo rero byangarukaga uburyo nakuze mu itorero. I wasn't equipped at all. Ntago mu by'ukuri nari nujujwe intwaro. I don't even think I was told anything about the enemy. Nta n'ikintu natekerezaga kuri Satani. I knew that Satan tempted Eve in the garden, and that was probably about the extent of it. Nibwiraga gusa natekerezaga ku gihe Satani yateraga Eva muri Edeni numvaga ari aho ngarukiye. If we want to walk in freedom with Jesus, complete freedom with Jesus, Niba dushaka kugendera mu mudendezo wuzuye na Yesu, we've got to understand how he works and how to apply the work that Jesus did on the cross so that we can walk in complete dukwiriye freedom. kumenya uburyo akora ndetse tukanasobanukirwa n'icyo Yesu yakoze ku musaraba. So when he started sending me the people that were severely oppressed, Igihe yatangiraga Imana yatangiraga kunyohereza abantu bari barahuye n'ibibazo. I got about every book that I could get on spiritual warfare and deliverance. Nasomye ibitabo byose bivuga ku I read them and I tried to apply them with the person. narabisomye ndetse ngerageza no kubishyira mu bikorwa nk'umuntu. And I couldn't tell whether or not it was actually effective, whether or not demons were actually coming out. Ariko mu by'ukuri ntabwo nashoboraga kumenya niba koko ibyo bitabo cyangwa ibyo nimo nkoresha nasomye birimo bigira umusaruro. And I wasn't okay with that. Kandi ibyo nari numva nguwe neza nabyo. Most of the deliverance that is seen, it's people standing around someone and they're all yelling and commanding demons to come out until the person just relaxes. Uburyo bumwe bakunze gukoresha bwo kubohora umuntu ni abantu kumushyira hagati bakamusengera bamwaturaho amagambo. And I thought, Lord, this is chaotic. Ndavuga Imana ibi birasa nk'aho ari akavuyo. This is traumatic for the person because who wants to manifest demons in front of everybody they know? Ndavuga ibi bintu biraza kuno kuzanira abantu toroma ninde ushaka kubona Satani akora muri ubwo buryo. You're a God that protects and covers. Uri Imana irinda igatwikira. And how do they know that that person is actually set free? Mbese abantu bamenya bate ko uyu muntu yabohotse? I was like, God, there has to be a way to know that we know that we know that someone's actually free. Hari uburyo Mana dukwiriye kumenya neza tugasobanukirwa ko umuntu yabohotse. You are a God of order. You are a God of excellence. I know there's a better way. Uri Imana ikorera kuri gahunda ikora ibintu mu buryo bwiza ndibwira ko hari inzira nziza. Show me that way, Lord. Ndavuga Imana nyereka iyo nzira. He loves for us to come to him and say, I want to know, teach me. Imana ikunda ko tuyizaho tukayibwira ngo turifuza kumenya twigishe. Because in that moment, when we're calling on him and we're relying on him, he's our source. Icyo gihe iyo turimo tuyihanga amaso ariyo dushinzeho amaso yacu niyo itwitaho niyo musaruro wacu. That's what he wants. Ibyo nibyo yifuza. It builds that relationship and that intimacy with him. Byubaka bwa busabane bwacu n'Imana. He's delighted. Iranezerwa. And he pours down information on us. Ndetse ikarushaho kuduhereza amakuru. So when all the shutdowns happened with COVID in 2020, Igihe habagaho gufunga karantine mu gihe cya COVID. it was actually a couple months before. It was January of 2020. Mu kwa mbere kw'ibihumbi 2020 mbereho gato. The lady that I worked with that was severely oppressed, she was in and out of the hospitals. Umudamu twakoranaga yari ari mu bitaro. I had the hardest time trying to figure out how to get her free. Nari mfite ibihe bikomeye byo kwibaza ukuntu namubohora. She wanted it so bad. Yarabyifuzaga cyane. And it seemed so unfair to me that she just couldn't get free. Kandi numvaga atari ibintu byiza rwose kuba atababohotse. And I kept going back to the Lord. Nkomeza kuza ku Mana. I told her, maybe if I was just with you every hour of every day, we could figure it out. Ndavuga bishobotse nkajya nza buri saha tukaba turi kumwe buri mwanya naza kumenya uburyo. But that wasn't possible. Ariko ibyo ntabwo byashobotse. But I knew of a home that was a discipleship home.
ariko nari nzi urugo rumwe bari bagiraga uburyo bwo kuvuga ubutumwa. She sold her things, she sold her car and the things that she had. Yagurishije ibintu bye byose. She went 5 hours away and moved into this discipleship home. Aza ku umuntu urwo rugo rwari bagurishije ibintu byabo aza kugenda amasaha 5 ajya mu buryo gusa ubutumwa. People in these homes in America, they are coming out of jail, they're trying to overcome addictions. Aba bantu bamwe na bamwe n'abantu babavuye muri za gereza barimo bagerageza kuba hari ibintu bakura mu buzima bwabo byababasa. She explained it to me later, but she said when she walked in that home, all of her internal demons started interacting with everybody else's demons, and she went into a catatonic state. Aza kumbwira ngo igihe yagiraga muri urwo rugo umudayimoni yari afite y'abadayimoni yari afite batangiye kuganira n'abandi bantu n'abandi badayimoni abo bantu bose bari bafite. They didn't even know what to do with her, so they called an ambulance and took her to the hospital. Uwo muntu kubera abo badayimoni kuganira n'abantu yaje gusa nk'ugiye muri koma nta kintu bari bazi bamufasha ahubwo bahamagaye ambulance kumutwara. I got a call from the leader of the home, and she said, you need to be down here when she wakes up, because if nobody's here, they'll just send her out into the streets. Umwe muri abo bantu arampamagara arambwira tukwiriye kuba uri hano uyu muntu kugira ngo naza kuva muri koma ari kwa muganga uba uri hano kugira ngo nibamurekura atajya ku muhanda. So she was far away from me, so we had to coordinate a team to get her out of that hospital. Yari ari kure yanjye twagombye gukorana n'ikipe kugira ngo tumugeraho kwa muganga. And get her back to the area that we lived in. Hanyuma kugira ngo tumugarure aho twari dutuye. This was all happening when all the COVID shutdowns were in place, so it made it even harder. Ibyo byose byabayeho n'igihe na COVID yari irimo babiza no kurushaho gukomera. I got her back to my area, and then I remembered a ministry that was near to me that did deliverance ministry. Nza kumugarura aho nari nuye nza kwibuka abantu bari bafite ministeri ikora ibintu byo kubohora abantu. So I made an appointment with them and took her over there. Nza kubasaba ko namujyanayo njya mujyanayo. I left, and in 2.5 hours they gave me a call. Ndamusiga nyuma y'amasaha 2 n'igice barampamagara. They said you can come back and get her. Barambwira bati wazuka mutwara. I had been working with her for 3 years, so I said, oh no, it didn't work. Je nari narakoranye nayo imyaka 3 ariko mbona nta kintu cyahindutse. And they said, no, as of right now, she's free. I don't know how long she will stay free, but she's free right now. Abarambwira bati yabohotse n'igihe aravuga ati nabo yabohotse ariko ntago nzi igihe ari bumara bohotse. I said, what did you do? You have to teach me. Ndababazi ni mwabikoze mute mukwiriye kunyigisha. And I wanted to know how they could so confidently tell me that she was free. Nashakaga kumenya uburyo bambwira bashize amanga ko yabohotse. So all through the COVID shutdowns, I would drive 1 hour to their ministry center and sit in sessions and observe their sessions. Iki gihe cyose cya COVID najyaga ntwara imodoka isaha imwe n'igice isaha yose kujya kureba niga ibyo bintu ukuntu babikora. And the Lord had given them a process for working one-on-one with people and just having a conversation and getting information. Kandi Imana yari yarabahaye uburyo baganiraga n'umuntu. Deliverance isn't a power encounter. We don't have to yell at demons to make them get out. Uburyo bwo kubohora abantu ntago ari uburyo gusa bwo kusakuriza umuntu ubwira daimoni gusohoka. They're defeated. Jesus defeated them on the cross. Yesu yamaze gutsinda Satani ku musaraba. Deliverance is a truth encounter. Deliverance is a truth encounter. Deliverance ni uburyo bwo guhura n'Imana. It's a spiritual courtroom process. Ni uburyo bwo kuba ahantu mu mwuka. It's finding out what right do you have to be in this person's life. No kumenya uburenganzira ufite bwo kuba mu buzima bw'uwo muntu. The things that give them rights to our life is disobedience and rebellion. The rights that give demons access to our life is disobedience and rebellion. Uburyo bumwe tujya duhereza Satani cyangwa abadayimoni mu buzima bwacu n'uburyo bwo kutumvira. Believing the lies of the enemy. Tukizera ibinyoma bya Satani. Let me give you a couple examples of that. Reka mbaho urugero kuri ibyo. So my daughter, when I was trying to figure out how to do deliverance, she came under a very intense demonic attack. Igihe nari ndimo ngerageza kwiga uburyo bwo kubohora umuntu umukobwa wanjye yaje kwatakwa na Satani cyane. She she would just become so overwhelmed with fear and anxiety that she couldn't even hardly leave my presence. Umukobwa wanjye yajyaga agira ubwoba bwinshi ku buryo atashoboraga kugira iruhande rwanjye. We would pray and pray and pray until she calmed back down. Tugasenga kugezaho ubwoba bwasaga nkaho bumushiriyemo.
This went on for, it was probably about 9 months. ibyo byaje kubaho ku amezi 9 yose. The Lord gave me a few keys that worked to get her to where she was okay and able to operate like a normal person. Imana iza kumpereza zimwe mu mfunguzo zishobora kumufasha kugira ngo amere nk'umuntu usanzwe. Whenever I had run into the other ministry center, she wanted to go ahead and set up an appointment to meet with them. When I found the other ministry center that had the process, we scheduled an appointment for her to meet with them. Igihe nazaga kumenya ba bantu bakora ibintu bya deliverance nanjye naje kongera kubasaba appointment kugira ngo njye kubonana nabo. Because I knew I probably had not gotten everything out. Nibwiraga ko ntabonye uburyo bwose buhagije. So she had, we call one demon a demon, a spirit, and we call a grouping of them a demonic kingdom that's established in a person. Umudayimoni umwe bamwita umudayimoni ariko none iyo babaye benshi baba bahindutse ubwami. So she had a fear kingdom that lived in her. Yari afite ubwoba bwabo bw'ubwami bw'abadayimoni bwari bumurimo. And the permission that fear had to operate in her life was a lie that she had believed. Ndetse kugira ngo ubwo bwoba bwinjire mu buzima bwe ni ikinyoma yari yarizeye. She believed that fear kept her safe. Yibwiraga ko ubwoba bwatuma amera neza. So that allowed fear to be a part of her life. Ibyo byatumye ubwoba buba kimwe mu gice cy'ubuzima bwe. And that didn't make any sense to her. Kandi mu by'ukuri nta kamaro cyangwa nta busobanuro byari bifite. She said, "Mom, I don't think that fear keeps me safe." Yaravugaga ati mama ntago nzi uburyo ubwoba bwandinda. I said, "Actually, yes, your actions do show that you think fear keeps you safe." Nkamubwira ko ibikorwa byawe byerekana ko wibwira ko ubwoba bwakurinda. We had gone to an area that had a lot of mountains. Bari twaragiye ahantu mu gice harimo imisozi myinshi. We were trying to get her to come up to the edge so she could see the beautiful view. Twageragezaga uburyo bwo kumuzana ku musozo w'umusozi kugira ngo arebe ahantu heza. She was about 13 years old at the time. Yari afite imyaka 13 icyo gihe. She screamed and panicked and threw a fit like a 2-year-old. Yararize avuza induru nk'umwana w'imyaka 2. Trying to get away from the edge of the cliff. Kugira ngo ave kuri iyo cliff ni inkengero y'umusozi. When she was all the way over here, that's when she felt safe. Igihe yavaga aho ngaho arenze uwo musozi ahantu umusozi warangiraga nibwo yumvaga ameze neza atekanye. So she didn't take a stand and trust God. Ntabwo yajyaga atera intambwe ngo yizere Imana. She allowed fear to pull her to a place where she thought she was safe. Ahubwo yemeraga ubwoba ko bumujyana ahantu yumva ko atekanye. That was the lie that she believed, that fear kept her safe. Icyo ni ikinyoma yari yarizeye ko ubwoba bwamurinda. So she had to repent of that fear. Yagombaga kwihana ubwo bwoba. Declare her trust in the Lord. Akatura kwizera mu Mana. And we were able to pull all of the fear out of her. Ndetse tugashobozwa uburyo bwo kumukuramo ubwo bwoba. So believing the lies of the enemy gives the enemy access to our life. Kwizera ikinyoma bihereza Satani urufunguzo rwo kwinjira mu buzima bwacu. Unforgiveness gives the enemy access to our life. Kutababarira bihereza Satani inzira yo kwinjira mu buzima bwacu. The parable of the unmerciful servant in the book of Matthew umugani w'umugaragu utarababariraga tells us that because we are forgiven by Jesus, utubwira ko kubera ko twababariwe na Yesu, the expectation is that we forgive others. icyo nawe dutegerejeho nuko natwe twababarira abandi. And if we don't, the tormentors are released into our life. Iyo tutabikoze turaterwa mu buzima bwacu. I don't want tormentors in my life. Ntabwo nshaka guterwa mu buzima bwanjye. So there are some other things too that give demons legal rights. Some people have ancestors way back in their generational line that dedicated their generational line to Satan or to witchcraft. That's a legal right. Hari ubundi buryo buhereza Satani inzira mu buzima bwacu, ni igihe usanga abatubanjirije baradutambye cyangwa baradutanze kwa Satani. If there's a dedication, Satan technically owns that generational line. Iyo batweguriye Satani abatubanjirije, icyo gihe Satani aba afite urufunguzo ku buzima bwacu. When someone accepts Jesus in their life, they're making that stand and saying, "No more for me, I believe Jesus." Iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo aba arimo ahagarara avuga ati yewe birangiriye kuri jewe, ntago giye bikibayeho ubundi wa Kristo. That person is turning their back on Satan. Uyu muntu aba arimo atera umugongo Satani. But
If that dedication has never been canceled and renounced, ariko iyo kwakwemerera ibyo baguhaye satani utabibujije cyangwa utabihagaritse, Satan still has a claim. satani aba akigufiteho ububasha, And it becomes this massive spiritual battle for that person's soul. ndetse bigahinduka intambara nyinshi mu buzima bw'uwo muntu. Now, when the person dies, they are going to heaven. I'm not saying they're not going to heaven, but while they're here on earth, there is this massive battle for them to turn away from Jesus and come back to that dedication. uyu muntu iyo apfuye ajya mu ijuru, ariko igihe akiri hano mu isi ahura n'intambara nyinshi. Generational curses that run through the line give the enemy access. karande zihereza satani inzira mu buzima bwacu. Different spells that have been cast on people give the enemy access. amagambo bakwatiyeho nayo ashobora guhereza satani inzira mu buzima bwawe. Different soul ties that are created with people give the enemy access. ibyo abantu bakorana n'abandi bishobora nabyo guhereza satani inzira mu buzima bw'umuntu. I didn't know any of this until I started studying spiritual warfare. ibi ntabwo nari narabimenye kugeza aho natangiriye kwiga ku ntambara z'umwuka. And I found that a lot of believers didn't know any of this information. kumenya ko abizera benshi abavuga ko ari abakristo ibi nabyo batabizi nabo. I've been working doing one-on-one deliverance ministry with people since 2020. kuva mu 2020 natangiye gukora deliverance nyikorana n'umuntu ku wundi. This past year, the Lord has had me training up other deliverance ministers. uyu mwaka ushize imana nanjye integeka ko ntakwigisha abandi, Because the church needs to know how to get completely free. kubera ko itorero rikeneye kumenya uburyo abantu babohoka byuzuye.